Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Arabohora TV, uyu munsi tugize umugisha rero wo gusura umuvandimwe inshuti yacu yitwa, reka tumaze amazina ye. Murakoze, amazina yanjye ni Muhoza Gervais. Muhoza Gervais rero ubu turimo kwitegura kurangiza umwaka. Witeguye gute kurangiza uyu mwaka? Murakoze, uyu mwaka 2022 mwiteguye neza, hamwe no gusenga Imana n'Umwuka Wera, numva ndi mu mavuta kuko 2021 yo irarangiye, ariko 2022 yo ngiye kwijyanamo no gusenga Imana. Ugiye gusenga Imana. Umwaka ushize ntabwo wasenze se? Numva witeguye gusenga. Umwaka ushize ntabwo wasenze? Umwaka urangiye 2022 narasenze, ariko habayemo impinduka nyinshi, lockdown zikaza, insengero bakazifunga, ariko ubu ngubu baradufunguriye, tugiye gukora icyo bita wenda hard work ku buryo twasenga Imana kuko insengero bazifunguye. Urakoze cyane. Insengero barazifunguye, ugiye gushyiramo imbaraga kugira ngo usenge, ariko nkibaza ntizihe ngamba ufashe z'uyu mwaka, ko twabonye ko mu ijambo ry'Imana hari ukuntu urimo kutubwira, hari abahanuzi benshi bagiye baduca imbere bakatubwira ibitangaza, abandi bakaduca intege bakatubwira ati birakomeye. Wowe ufite izihe ngamba muri uyu mwaka utaha, ukurikije ibyo wumvise abantu bavuze? Hari nk'abahanuzi bavugaga ngo hagiye kuba intambara, abandi covid iratumara, abandi tugiye muri guma mu rugo. Wowe ubyumva ute? Ngiye ko mbyumva muri uyu mwaka tugiye kujyamo, ku giti cyanjye na bagenzi banjye, icyo nababwira, principe ya mbere ni ugusenga Imana, Umwuka Wera akakuyobora mu byo ukora byose. Usenga Imana, ukirinda abantu barimo icyanege hoya, ubwo utumbire Kristo kuko ari ushoboye byose. Yego, utumbire Kristo kuko ari ushoboye byose. Ubu se Gervais, warakijijwe? Ndumva ukurikije amagambo urimo kumbwira, nkurikije ukuntu urimo kumbwira kutwereka gusenga, ndumva warakijijwe. Wakijijwe ryari? Ese wakijijwe iki? Ngiye nakira agakiza nakakire 2010, ngiye ngigeze mu mwaka wa mbere segonderi. Ntandukana n'ibigare nari ndimo. Iyo umuntu akiri mutoya abari mu bigare bakujyana mu biyobyabwenge, ariko kugeza kuri iyi saha ngewe icyo numva nabaye nakijijwe no gutandukana n'abandi, nkakira Yesu nk'umwami nk'umukiza. Watandukanye n'abandi? None zo gutandukana n'abandi ubwo ni icyaha se? Kuko hari igihe abantu kujyana mu bigare bitari byiza, ngo ngwino tujye ahangaha mu gihe cyo kujya gusenga, mukamugiye mu kabari, mukamugiye mu bintu ubona bidahesha Imana icyubahiro. Ariko ngiye nafashe umwanzuro wo kuvuga ati nakire Yesu nk'umukiza, nzajya senga Imana, bya bigare mbyihorere. Yego, icyo ni intego nziza kandi izagira icyo kugezaho. Ahubwo nacyo ntangiye kwibaza nubwo ibyo bigare wabibayemo, n'iki byakujyanyemo, ni nk'ibiki byagushoyemo kugira ngo ushishikarize n'abandi ko babivamo, ko nta mumaro mwiza bifite? Ibyo bigare ntabwo byari byiza, kuko abana bigaga segonderi urimo kubibona, twasimbukaga ibigo, tukaba turi birara tukabeshya, ugasanga kujya gusenga nta mwanya tubiha. Rero nasanze kubona ibyo bintu bikuriyemo ntabwo yaba ari inzeso nziza. Ariko muri uyu mwaka, imyaka yose maze nakira Yesu umwami nk'umukiza, nasanze gukurikira Yesu ko ari ibintu byiza cyane. Gukurikira Yesu ni ibintu byiza cyane. None se ufite ababyeyi ubu ngubu, kugira ngo wenda baragufashije muri izo nzira, ntabwo waduha ku buhamya bwawe gatoya kugira ngo tumenye Imana yagukuye hehe, ese yakujyanye hehe, ese bimeze bite? Waduhaye history yawe cyangwa ubuzima bwawe, kuduha ku buhamya bwawe gatoya kugira ngo twumve ese Gervais ubundi ni muntu ki? Gervais, Muhoza Gervais ni umwana ufite umubyeyi umwe. Umubyeyi we afite mama, papa we bamwishe muri jenoside yakorewe abatutsi 94. Ntabwo isura ye nyizi, nakorewe kwa sogokuru. Ndi umwana akunda kuragira inka cyane mu mafamu.
ngira amahirwe nkomeza amashuri ndiga segonderi tronkome na kaminuza ndayirangiza. Rero nashimye Imana yuko muri urwo rugendo rw'ubuzima Imana yabanye nanjye. Muri urwo rugendo rw'ubuzima bwari bugoranye, Imana yagiye inyiyereka, tugendana nayo nkayibona. Kwiza n'isaha rero ndacyabona ukuboko kw'Imana. Wabanye n'Imana, igenda ikwereka ukuboko kwayo. Ubaho udafite ababyeyi bombi, uza kubana n'umubyeyi umwe, urumva ubuzima bwarakugoye mu by'ukuri. Hari na benshi babubayemo ubwo buzima, kuko iki gihugu cyacu cyahuye n'amateka akomeye, birumvikana. Kwiga birumvikana ko nabyo byakugoye. None nk'umuntu wabayeho mu buzima bubi, mu buzima bugoranye, tukaba tubona ibintu bya lockdown, ibintu by'ibyorezo biri kuzana impande ku munsi ku wundi. Witeguye gute uyu mwaka? Ufite izihe ngamba kugira ngo ushishikarize n'urundi rubyiruko ingamba nshyashya mufite muri uyu mwaka utaha? Murakoze cyane. Lockdown zarabaye, guma mu rugo ziraza, covid iraza. Icyo nabwira urubyiruko n'abavandimwe badukurikiye n'inshuti n'ababyeyi ni ukwikomeza ku Mwami Yesu, tukirinda icyorezo imbo kije, turwane nacyo, tukirinde dusenga, turwana nacyo. Rero icyo nababwira mu by'ukuri, tube maso. Biragoye nibyo, ntago byoroshye mu gihugu cyacu n'ahandi hose, ntago byoroshye. Ariko icyo nababwira, mureke twizere Kristo, wenda azakora imirimo n'ibitangaza. Yego, urakoze cyane, turagushimiye. Kandi impanuro duhaye ni nziza, impanuro uhaye urubyiruko rugenzi rwawe ni nziza. Kwikomeza ku Mwami, kuko ibigeragezo n'ibindi ntibizabura kuza, birumvikana. Ubwo se nk'abantu batazi Yesu, tuvuge nk'abayisilamu, abandi hari n'abandi batamwemera, abo wababwira iki? Abo ngabo batamwemera, urumva kugira ngo uzababwire biragoye. Abayisilamu nabo bafite ukwemera kwabo. Ariko nk'umuntu navuga akenshi na kenshi nk'urubyiruko rurimo kuvuga ngo nta gikwe, nta myaka 100, ibyo ntabwo bishoboka. Nibasenge, Uwiteka azabereka inzira y'urugendo, kuko namaze kumenya yuko Uwiteka Imana ntakijya kimunanira. Waba wihebye, yaba ari umubyeyi bigoranye iwe mu rugo, ubona ibibazo byabaye ibigeragezo, Umwami wacu arabishoboye, nitumwiyambaza azatuba hafi. Urakoze. Igihe nigeze kuganira n'umusaza umwe, umusaza arambwira ati rero mu buzima bwawe uzirinde ibintu bitatu. Uzirinde abagore. Arongera ambwira ati uzirinde inzoga. Ikindi uzirinde agakungu. Ibyo bintu wowe ujye ubyirinda? Ibyo bintu byo cyane nibyo naguhereye nkubwira kare, nibyo nahereye twaganiriyeho nkubwira kuva mu kigare. Icyo kigare ni kibi kirica. Ariko iyo ufashe umwanya ugasenga Imana, ugafata inzira imwe, ukavuga ngo ntumbiriye Kristo wenyine, ukabana n'abantu mu mahoro, ukajya gusenga, ukagira inshuti, ukazigisha inama, wabone kujyana mu nzira itari nziza, aho ngaho ubona ko ari ikibazo gikomeye. Rero ibyo ngibyo nanjye ngerageza kenshi kubyirinda. Mu kazi nkora ka buri munsi, mu byo nkora bya buri munsi, ibyo bintu ndabyirinda. Urakoze cyane. Ngaho sengera undi rubyiruko rero, usengere inshuti zawe zitarashobora kubivamo, usengere abandi bantu bose wifuza ko bagira amahoro muri uyu mwaka. Ese ubundi nk'ubu mbere ko usenga, nk'ubu uhuye na Perezida Kagame, n'icyifuzo wamubwira? Urumva aho ngaho uhuye n'umuntu ukomeye, hari icyifuzo kiri ku mutima wanjye, kiza amahirwe yo guhura nawe tukaganira, hari icyo namubwira. Rero icyo nabwira urubyiruko bagenzi banjye, nibikomeze kuri Kristo, kuko Kristo niwe ushoboye byose. Rero nagira ngo muri uyu mwaka tugiye kujyamo, hamwe n'abantu badukurikiye, nasoza bashimira ati mwikomeze kuri Kristo, kandi dukomeze tunasenge Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha. Ndagira ngo aho bari bose bace bugufi mu mitima yabo, dusenga Imana mu masegonda makeya, kandi bumve ko umwaka wa 2022 bagiye kwinjiramo Kristo azabana nabo kugeza ku iherezo ryabo. Niba mwizera, nabazabera
umukristo mwiza, cyazabera umubyeyi mwiza. Mana turagushimiye, uri Imana y'amahoro, wabanye natwe uraturinda. Tugeze mu mwaka wa 2022, nkweretse urubyiruko, ni ukuri ubakomeze kandi ubacira inzira. Nkweretse ababyeyi bose, nkweretse igihugu cy'u Rwanda, ukomeze kubana natwe. Kandi umwaka wa 2022 tugiye kwinjiramo uzatubera amata n'ubuki, uzabane natwe, uzadukomeze. Ni ukuri tubisabye twizeye ko uri Imana ishoboye byose, umwuka wera uzabasha kutuyobora. Tubisabye twizeye ko uri Imana ishobora byose mu izina ryawe, amen. Amen.